It's the time, nibwo buzima. Imbaraga nyinshi jya uzishyira mu bintu bifitiye akamaro. Sometime ntuzashaka ko hari umuntu uguha agaciro, ahubwo uzakora ibikorwa ubwabyo bizaguha agaciro. Ndetse nunakundana n'umuntu ntuzamuhatire ko agukunda, weho uzatuza gukunda. Ikosa mu buzima utazakora, ntuzigire ubeshya ko umuntu umukunda. Icyo ni ikosa ryagakwiye kukujyana no mu muriro. Sometime twibwira ko urukundo ari byose mu buzima, ariko niba ukundana n'umuntu ikintu akumariye cyonyine mu buzima ni urukundo. Ni urukundo niko rubahuza, nicyo sano mufitanye. Bivuze ngo nimba kubeshya urukundo ntacyo akumariye. Think again that ntacyo akumariye. Again ntacyo akumariye nimba umuntu akubeshya urukundo. Impamvu ni uko icyo mwapfanaga cyari urukundo. Si mushiki wawe, si nyoko wanyu, si nyogosenge ndetse si musaza wawe. Njye ndi Done Kizigenza.